toya wenda projet ariko ya short term y'igihe kigufi bashobora kwenda bashyizemo itapi mu gihe batekereza kuri uwo mushinga mugari kuri uwo mushinga wundi wagutse ariko icyo kintu abayobozi turaza kubaganiriza wenda izo gahunda zirari kufra y'ikipe ya Sport ikona ya Rayon Sport Muhire Kevin ugiye kwitera Lebye ikona y'ikipe ya Sport Muhire Kevin kapiteni ugiye kwitera attention Muhire Kevin ugiye gutera kona reka tureba agiye kwizamura Muhire Kevin kona y'ikipe ya Sport azamura ukuboko aravuga ati nimuhagarare neza Muhire Kevin Runi reka ture kapiteni y'ikipe ya Sport akaba na kapiteni y'ikipe y'igihugu ya Chan arayizamura kubita imfunsi kuramo isho Charles Baleria Umurindi ukomeye cyane kuri stade Rwanda y'akarere ka Musanze Muhire Kevin Runi arekuramo ikintu cyitwa kona umunyezamu Shauri Jean de Dieu umupira rupakisa neza cyane yamaze kubikora umupira ajya usanga nimero 14 w'ikipe ya Rayon Sport Charles Bale arawuhoza araworoshya neza cyane arita kumarituna tunarekuramo ishoti umunyezamu Shaurini abura uburyo abura amajo mbega Rayon Sport mbega umurindi Rayon Sport izamu y'ikipe ya Musanze barisiga icyasha izamu rya Musanze barisiga icyasha abafana ingoma imirishyo mbega umurindi kuri stade Rwanda y'akarere ka Musanze imirabyo n'inkuba iravuga ngaha Rayon Sport isaro ry'Inyanza bacana itara ry'umuriro ngaha ubururu n'umweru mu kirere Rayon Sport Fufusera Sport igitego kimwe ekipe ya Musanze umwuka kabisa igitego cyiza cyane gitsinzwe na Charles Bale rutayizamu ukomoka mu gihugu cya Uganda umupira awuzamura awushyira mu nkanka neza kabisa umupira ukubita mu ncundura hejuru mu nkanka y'izamu umupira wisekuramo hasi igitego cyiza ku munota wa 5 wonyine w'igice cya kabiri cy'umukino bwaruvangwa n'iminota 50 rwose kabisa Rayon Sport shimwe ikipe ya Musanze ubusa abantu bazi Kigande bambwire mu nkanka mu Kigande uko bahita uwo mbashaka kumenya abantu bazi ururimi mu nkanka rwose mu Kigande bahita nguki twari dufite umuvandimwe wakoze hangaye wacu ari ukizi cyane muramuzi cyane azi Kigande cyo ku rwego rwa nyuma kabisa azi Kigande cyo ku rwego rwa nyuma ariko nanjye namubeshye akaruka meze rero Pedro turacyari kumwe n'abavandimwe benshi cyane baba badutumye kugira ngo ni kona y'ikipe ya Rayon Sport muri iyi minota y'inyongera kona y'ikipe ya Rayon Sport muri iyi minota y'inyongera birakomeye bongeye hine y'inyongera hashize hafi 2 n'igice kiri 3 amasegonda make cyane umukino uraza kuburangira aya manota bareyo nibayabona rwose no kuza gushimira aba bakinnyi kwera ko kukura amanota no kubworoherane bumeze nko kuyakura mu kanwa k'intare ntabwo biba byoroshye abareyo batangiye kuririmba ngo ole ibaza kujya guhigira mu kanwa k'intare kabisa iminota ikomeye cyane dakika za raha na kadharaka attention reka turebe kona ikipe ya Rayon attention barayipasanya Folnganye na Muhire Kevin munarwi w'imoso barashaka kurya iminota Folnganye attention asize umupira kwa Muhire Kevin ariko yaraririye umupira no guterwa na ekipe ya Musanze mukanya gato cyane umukino waza kuburangira umukumfumana nansuje n'umukarateka ahita nsuza Maître Barbaka Abubakar uyu gafite dani zigera kuri 2 afite dani 2 natangiye umukino wa karate
atangiye karate umukino mu Japan nawe ni muri za 2 aho ngaho yamuzema cyane abayiryamye tumusuhuza rero sensei abo tubita abasensei cyangwa abasampai nibyo Maxere ikosora ni kinyobwa umukino ukaburangiye hano kuri stade ubworoherane y'akarere ka Musanze abareyo bongera gushimangira ubukana n'ubushongore n'ubukaka bwabo Rayon Sport yegukana amanota 3 ku gitego kimwe batsinze ikipe ya Musanze hano kuri stade ubworoherane igitego cyatsinzwe na Charles Bare wagiye amasimbuye akaba bareyo rero amanota bayakuye hano mu majyaruguru Musanze bakaba bamanutse i Kigali bakeye cyane kabisa nguko birangiye kimwe cya Rayon Sport ku busa bw'ikipe ya Musanze Pedro